Right. Mwabyumvishe neza rwose. Twagarutse muri za ndirimbo zo mu mwaka wa 2000. Indirimbo zabice bigacika. Abantu bakuru icyo gihe barabizi rwose. Aba ni Melanisi. But things never be the same again. Cyangwa se ibintu bizasubira uko byari bimeze. Ngende Raska Bruce. Ini Sawani TV. Ku ruhande rwanjye Ristomo IPTV. Bosco nagusuje cyane. Right. Ati najye nkamagara uko ibintu byabaga bitameze neza. Ndetse baba guhari ku bwanjye rwose ukamura urutugu rwo kuririraho. Ntabwo niyumvishe ukuntu rwose byantwaye igihe kinini gufata intambwe idasanzwe. Ese iki ni ikintu nanjye nshobora kuzicuza kwere? Ndabizi ntabwo ushobora kunguka utashoye. Umutima wari wigunze ariko ubu ngubu waratuje. Nizere ko nawe ari kuri kwiyumva. Ibi ni ibintu nanjye banye nashaka kwibagirwa. Natekereje ko turi inshuti gusa biraho, ariko ibi ntibizasubira uko byari bimeze. Iri ni itangiriro ntabwo ari iherezo. Ibi ntibizasubira uko byari bimeze. Ubu ntabwo bikiri ibanga, kubera ko twafungura umuryango guhera ijoro ndetse n'aka kanya. Ibi ntibizasubira uko byahoze rwose. Right. Melanisi tu Ngende Raska Bruce. Bati ibi ntibizasubira uko byahoze. There we go. Noneho ubu ngubu umenye neza ko turi kumwe byegeranye cyane. Ndishimira ko rwose wamenye neza ko mukeneye cyane. Rero ubu ngubu ntabwo nitaye ku byo abantu bazajya batuvugaho, kuko ubu ngubu ni njyewe nawe. Kandi ibi ntabwo bizasubira uko byahoze pe. Natekereje ko turi inshuti biri aho ngaho, ariko ibi ntibizasubira uko byahoze pe. Iri ni itangiriro ntabwo ari iherezo. Ibi ntibizasubira uko byahoze. Ubu ntabwo bikiri ibanga. Ubu twafungura umuryango duhera ijoro ndetse n'aka kanya. Ibi ntibizasubira uko byahoze pe. Right. Ibi ntibizasubira uko byahoze rwose. Ati ijoro n'umunsi byose rwose twibereye muri Amerika ndetse na Los Angeles hose turi gutembera mu muhanda. Ibintu rwose ntabwo uzasubira uko byari bimeze pe. Ibyo ndi kuvuga, umutima wanjye warahindutse igihe cyose wazaga pe. Rimwe na rimwe hari igihe ibintu biba bigaragara ntabwo bidashoboka, ariko rwose ngiye ndabibona ko bishoboka. Urabizi nta bintu by'amarushanwa, kubera yuko rwose ibintu byose urabyujuje. Right. Ati rwose ibintu by'urukundo ngiye ndi kubona rwose ko nta ntangiriro ndetse nta n'iherezo. Ese wizera mu bintu biri aho ngaho gusa cyangwa wemera ko inkuru z'urukundo zibaho? Right. Come on. Ati rwose ngewe unterera n'imbaraga, utuma rwose buri munsi numva ngenda nuzuzwamo imbaraga. Right. Ati urabizi hagati yanjye nawe ntabwo ibintu bizasubira uko byari bimeze. Ati icyo dukeneye ni uko tuzakundana maze tukihuriza hamwe. Natekereje ko rwose turi inshuti biri aho ngaho, ariko ibi ntibizasubira uko byari bimeze. Iri ni itangiriro ntabwo ari iherezo. Ibi ntibizasubira uko byahoze. Ubu ntabwo bikiri ibanga, kubera ko ubu ngubu twafungura umuryango duhera ijoro ndetse n'aka kanya. Ibi ntibizasubira uko byahoze rwose. Right. Bati ibintu ntibizasubira uko byahoze. Ngende Raska Bruce. Indirimbo nk'izi ngizi rwose ziba nziza cyane. Indirimbo ziba zaragigaciyeho. Ati ntabwo bikiri ibanga. Ibi ntibizasubira uko byahoze. Oya rwose ntabwo bikiri ibanga. Ibi ntibizasubira uko byahoze. Right. Mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Wajya kuri Facebook ukandika Emmanuel Rukundo. Wajya kuri Instagram ukandika Emmanuel Rukundo 13. Ndetse no kuri Twitter ni DJ Raska Bruce. Right. Bosco wakoze cyane kuba. Right. Thank you for watching guys. Right.